Aba bakoze indirimbo ariko kandi izi ndirimbo zirabitirirwa ndetse zirakundwa cyane. Ku isi ibi byagiye bibaho ndetse na hano mu Rwanda. Aba ni abahanzi bakoze indirimbo zitandukanye ariko kandi imwe ikaba hiti igakundwa cyane igatuma umuhanzi amenyekana. Bikagorana ko hari indi ndirimbo yakora igasimbura ya yindi. Ariko kandi hari n'abakoze indirimbo imwe igakundwa ariko kandi bakazima ntibongere kugaragara mu gukora izindi ndirimbo. Back in the days y'uyu munsi turagaruka hano mu Rwanda turebe ku bahanzi babayeho hano bakagaragara mu ndirimbo zakunzwe mu Rwanda hose ariko kandi bakaba batarakomeje umuziki. Aba bitwa One Hit Wonder. Muno tubane mu kiganiro Back in the days muhaye ikaze. One Hit Wonder aba babayeho muri music nyarwanda. Reka dusubire inyuma twiyibutse zimwe mu ndirimbo zakunzwe ugasanga yaba mu bana abakuze iyo ndirimbo yarigaruriye imitima yabo. Bamwe mu bakoze amateka nk'aya turababonamo abahanzi batandukanye. Reka dutangire ku muhanzi hano. Umuhanzi dufite wa mbere ni uwitwa Nduwimana Jean Paul cyangwa se Nobja. Nobja yakoze indirimbo yatumye amenyekana aho iyi ari indirimbo yise Murabeho. Akaba ari umuhanzi mu muziki nyarwanda ariko ntiyakoze indirimbo nyinshi zamamaye. Murabeho ikaba ariyo yamugize icyamamare. Iyi ni indirimbo imaze imyaka irenga 10 igiye hanze. Ubutumwa bugize iyi ndirimbo, ubuhanga burimo yaba mu muziki wayo, uburyo yanditse n'ibindi bituma igihangano kiba cyiza biri mu byatumye ikundwa cyane. Iyi ni indirimbo yagiye yifashishwa cyane kenshi mu kurwanya sida, dore ko isobanuye byinshi ku bijyanye na sida. Ikindi kandi hari ukuntu ikoze mu buryo uyumva ukumva iteye agahinda bikaba byaratumye yamamara. Niba uri mu bakunze iyi ndirimbo ibuka byabaye muri za 2011 gusa nanone wibuke ko kwirinda bitarangiye. Undi muhanzi dusangamo hano ni umuhanzi Janvier Kayitana. Uyu yamenyekanye mu mwaka wa 2016 aho yakoze indirimbo ya gospel, indirimbo yise Jehova. Ndabizi ko yibuka neza. Iyi ni indirimbo yakunzwe ndetse yatumye uyu musore ahabwa ibihembo mu muziki wo kuramya. Gusa nanone uyu muhanzi nta ndirimbo yongeye kugaragaramo kugeza ubu. Ongera wumve Jehova wibuke byabihe. Uribuka neza indirimbo yabiciye bigacika mu myaka yashize. Iyi ndirimbo yitwaga Indaya Murashaka Iki. Indaya muraho nanjye mani ndaho ariko ngo mwanze kuva kwizima uyu munsi murava kwizima mubiyonzanye n'inkoni kandi uyu munsi ndarakaye niduhuragiye murambona Indaya Murashaka Iki. Iyi ni indirimbo yakozwe n'umuhanzi Gasajya. Iyi nanone ikaba ari indirimbo yamamaye haba mu byaro, mu mujyi ndetse itwara imitima ya bose. Nyuma yo kwamamara kw'iyi ndirimbo mu myaka myinshi yashize, Gasajya ntiyongeye kugaragara cyangwa kumvikana muri music nyarwanda. Dukomeje kureba kuri zino ndirimbo ndetse n'abahanzi bazo, kuri inshuro turabona itsinda rifite izina Holy Jar Delve. Iri ni itsinda ryamenyekanye mu ndirimbo imwe rukumbi. Iyi ndirimbo yitwaga Maguru. Ureke maciro umugani babambuza umugani w'izapfukana nanjye gasanga ubukombe bw'umugani busiziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe harapfuye ntihagapfuye hapfuye imbwa ze bansigaye ntari ngo. Iyi ikaba imaze imyaka irenga 15 igiye hanze. Iyi kandi yabaye indirimbo yakunzwe mu buryo bukomeye. Ikaba yari mu njyana ya reggae ariko kandi ikaba ivuga ku mugani witwa Insibika n'amaguru. Nyuma yaho
Itsinda ryagiye rigerageza gusohora izindi ndirimbo ariko bikanga. Abahanzi banyuze muri iri tsinda ubu benshi bagiye kuba hanze y'u Rwanda. Papy John Safari ni umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo ivuga ku rukundo, aho iyi ndirimbo yayise Umutima Ukunda. Iyi ikaba yarabaye nk'ibendera ry'umuziki. Iyi ndirimbo ikaba yarasohotse kuri alubumu yakoze mu mwaka w'2000 yise Umutima Ukeye. Uyu wakoreshaga amazina ya John Safari ntakiriho. Yatabarutse muri 2015. Yapfuye afite imyaka 49 azize diyabete. Waba uzi indirimbo Kivamvari? Ako gakoko gato k'inyuguti enye gatume tuvino gatume tugwino. Umvira ntugatatira abandi ku rugamba tururashoboye. Kivamvari yantwaye ubwenge ntwara amafaranga. Kivamvari yantwaye ubwenge mutera inda. Kivamvari yantwaye ubwenge antera sida. Kivamvari. Ucyumvira izina ndabizi ko wese wibuka uburyo iyi ndirimbo yabiciye bigacika, dore ko hari abantu bamwe bahawe iri zina bitewe n'uko bagaragaraga, bitewe n'uko babaga ari beza, bameze neza, bityo umuntu yakwitegereza akavuga ngo uyu ni Kivamvari. Kivamvari yakozwe n'umuhanzi N Felix cyangwa se Nsabigaba Felix. N ikaba ihagarariwe na Nsabigaba, ariko kandi kubera iyi ndirimbo ku mazina ye hiyongereho Kivamvari. Iyi yakoze mu mwaka w'2006, ariko kandi afite izindi ndirimbo yakoze nka Ndavumbuye, Ndakuze, ariko zo ntizamenyekanye cyane nk'indirimbo Kivamvari. Umuhanzikazi wamenyekanye mu Rwanda mu muziki wo hambere, ariko kandi yamenyekanye ku ndirimbo imwe gusa. Iyi ndirimbo nta yindi, Urwo Nkukunda. Iyi ndirimbo Urwo Nkukunda ni indirimbo y'umuhanzi Victoire. Uyu yari mu bahanzi bamenyekanye za 2005 na 2006 aribwo hatangiraga umuziki w'ubu. Mu kiganiro cy'Intashyo ku maradiyo, iyi ni indirimbo itaraburaga mu zasabwe buri munsi. Kugeza ubu Victoire ntiyongeye kugaragara mu ndirimbo n'imwe, yewe nta makuru ahagije wamenya, gusa bivugwa ko ashobora kuba aba i Burayi. Ndatekereza Urwo Nkukunda kwibukije ko wari umeze muri iyi myaka ubwo yari iyoboye mu gukundwa kw'indirimbo. Ku mwanya munani w'uru rutonde turasanga Urudasanzwe. Uzurwe impamo nakurikimano Ngabwiya kumaye yari ifite impamvu Nasanze sabwa kudasanzwe. Iyi ni iyindi ndirimbo yakunzwe cyane mu gihe cyashize. Iyi yakozwe na Samu. Uyu akaba nawe yaramenyekanye mu ndirimbo imwe gusa, ntiyongeye kugaragara muri music. Urudasanzwe ni indirimbo ivuga ku rukundo, aho yavugaga ko yakunze urudasanzwe. Iyi nayo yasabwe cyane mu ndirimbo zabaga ku maradiyo. Ese nawe iyi ndirimbo yaba yaragufashije mu rugendo rwawe rw'urukundo? Ongera uyumve wibuke uko byari bimeze. Umuhanzi The Breeze turamusanga kuri uru rutonde, aho tusanga indirimbo yitwa Ikibazo. Need the bless. Iki ni ikibazo umwana namukunze kuva kera. Top 5 side Jali Production. Iyo ufire nawe nakundanye. Indirimbo y'umuhanzi The Breeze ikaba ari indirimbo yakunzwe ndetse ituma uyu musore amenyekana cyane. Iyi yamenyekanye muri za 2012, ariko uyu ntiyongeye kumvikana muri music. Iyi ndirimbo yaje isobanura ikibazo
abantu benshi bibaza cyangwa se bahura nacyo. Iki bahura nacyo iyo bagiye kwerekana abo bakunze cyangwa se bakundana mu muryango, nyamara ugasanga umuryango wanze uwo mukunzi w'umwana wabo. Iyi akaba ari indirimbo yakunzwe ariko kandi uwayikoze akazima. Nguyu umusozo w'ikiganiro cyacu, ikiganiro Back in Days, ikiganiro kitugaruye kuri music yo mu myaka yashize hano mu Rwanda. Wakongera ukumva ubutumwa bukubiye muri izi ndirimbo, dore ko nyinshi zifite amasomo ku rubyiruko ajyanye n'uko twakwitwara ngo tubeho neza. Izindi nazo zikaba zarafashije benshi mu rugendo rwabo rw'urukundo. Ese niba wumvise iki kiganiro, izi ndirimbo zari nziza koko? Zumve maze uduhe ibitekerezo bitewe n'uko wabyumvise, niba koko wateze amatwi iki kiganiro. Ikiganiro Back in Days nakagaruka. Mugire ibihe byiza. Passion is news.